umugoroba mwiza rero ku banyarwanda mwese aho muherereye mu mujyi wa Kigali, mu ntara enye z'igihugu ndetse no muri ya ntara yindi ya gatandatu ya diaspora. Ese muraho yambi mu kinyarwanda baravuga ngo ni hobe ariko ntunjijishe yambi. Twinjiye ngiye ninjiye hano muri studio, Amana arimo gucuranga indirimbo ivuga ngo niwe wenyine yisanzuraho byuzuye, ngo niwe mugwa ku nzoga. Nkeneye kumenya impamvu iyo ndirimbo. Uri so umuntu ninde? Nkeneye kumenya impamvu iyo ndirimbo. Aramuzi Ndarengana. aha Ejo bundi hari wowe wiri ukikiye, niba ari buriya wiri ukikiye. Banyarwanda mwoka byara mwangirire mu ngewe unyazana nk'ikiye. Baravuga ngo nta foto nta cyabaye. Wakerekana ifoto nk'ikiye umuntu ngewe. Usibye n'ifoto na video ndayifite. Mwami Yesu. Paparazzi.com. Reka nanjye basuze muraho neza, mwiriwe neza, abafite ku manywa, abafite mu gitondo, abafite umugoroba, tubifuriza umugoroba mwiza, abafite igicuku tubifuze kuza kurota neza, ariko muze kurota nyuma y'uko tuvuye muri studio. Mureke tubanze tubane, hanyuma muze kuryama tumaze kugenda. Hanyuma rero ubwo nyine muramaze kubimenyera ko ni kuri radio Imanzi 105 n'igice kimwe. Izi saha tuba turi kumwe mu kiganiro isura y'umunsi, nyine turebera hamwe bimwe byinshi byagiye bitambuka muri uyu munsi, ubundi tukagera n'ibyo tuganiro byatwungura mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi, tukigira inama tubundi ariko tukanicara tukiterera n'igiparudi n'urwenya, byose biza tukanaseka tukanaruhuka, n'amastress y'umunsi aba ari menshi, reka nta wabivamo, ubundi hasigaye tukungurana n'ibitekerezo wamenya, ariko ubundi ari biki. Mwe mwiriwe neza? Yes, natwe turiwe neza, na mahoro. Ubanza kari nako nanjye mbona umwanya wo gusuhuza wowe uzakikira ryari, ariko iby'agakikira y'Imana nge uwo munsi ko ntari nanakoze bundi byambonye none se ko utakoze bivuga ko utakikira. Urabizi ko icyo gihe nari ndyamye naruhu wa uryamye ntibyakubuza gukikira aho urukikira ryamye. Rero niba nta yindi bifirimo wenda wambwiye. Narabibonye barakiki. Yesu akumara seje. Abanyarwanda barababeshya rwose, mwihangane, murabizi ko jewe ntabwo nabikora. Ariko ari kuvuga kakana disi uriya mu mama karakana nari nkikiye, urabona ukuntu nkunda abana cyangwa nakawe. Ariko nabonaga musabatwi no mwiru turasaka kuriya n'umwana wa muramu wanjye. Aha reka twigire kwiyubakira igihugu. Ndabona hari itangazo, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi ni Dr. Uzieri Ndagijimana niwe wasinye kuri iryo tangazo. Ubwo se ubwo ministeri yo barasiye yaritangaje, rikaba rivuga ngo ashingiye ku cyemezo cy'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 14 Ukuboza umwaka wa 2021 kijyanye n'umusoro ku butaka, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi aramenyesha abafite ubutaka busorerwa ibi bikurikira. Icyambere, umusoro ku butaka w'umwaka wa 2021 uzishyurwa hagendewe ku bipimo byakoreshejwe mu kwishyura umusoro w'umwaka ushize wa 2020. Icya kabiri, itariki ntarengwa yo kwishyura umusoro w'ubutaka w'umwaka wa 2021 yari iteganyijwe kuwa 31 Ukuboza 2021 yigijwe inyuma ikazagera kuwa 31 Mutarama 2022. Icya gatatu, ibipimo bishya by'umusoro ku butaka bizatangazwa mu mwaka wa 2022 bizashingirweho mu kwishyura umusoro w'umwaka wa 2022 uteganyijwe mu Ukuboza 2022. Icya kane, nk'uko byari byatangajwe umwaka ushize, abishyuye umusoro w'ubutaka wa 2020 urenze uwasabwaga bazishyura umusoro w'uyu mwaka wa 2021 bahereye ku mafaranga y'ikirenga. Dore ikosa sha mu myandikire y'ikirega niko byanditse. Mana yanjye, niba amaso y'abakecuru akireba neza. Ahantu rwose umusekreteri wa minisita yakotoye. Hanyuma ngo bishyure ku musoro w'umwaka wa 2020. Ibi bizabarwa mu gihe cyo kumenyekanisha umusoro wa 2021. Bikorewe i Kigali kuwa 15 Ukuboza 2021 muri sinyatire nziza cyane rwose, Minisita Dogiteri akabarasinya. Ariko rero banyakubaho, none se nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko yadusoneye mu nama y'umushyikirano y'ubushize, igihe wa muturaga ngiye ko kimihurura yamubazaga bakavuga ngo ibiciro barabisubiza uko bisanzwe, ubwo njye nigiriye ubwoba iyo batangiye kuvuga ngo ibipimo bishya
ibipimo bishya se ibipimo ngo umwaka utaha 2022 ibipimo bishya bimeze buriya bari impinduka zishobora kuzabamo ibipimo bishya bishya nyakubahwa perezida wa repubulika yari yadusoneye yari yatubwiye ko dukomeza gusora tugendeye ku bihari bisanzwe none muti ibipimo bishya nyine wenda wabona aribyo bigiye kugabanya reka mbitegerezanye ariko burya umusoro uzi ko umusoro ari umusoro mu kanya nibwo tuza kubona n'izindi nkuru ngo wahinduye plaque y'imodoka kubera yamaze kwandikirwa inshuro 10 akareba agasanga ntayo mafaranga azayakura akahitamo guhindura plaque z'imodoka ariko n'ubundi ikoranabuhanga polisi ifite rirutirye ryo guhindura plaque z'imodoka ariko impamvu nari mbivuze ndi kuma kuvuga umusoro ejo bundi nararyamye bigeze saa 9 ibitotsi ndabibura kubera umusoro nashigukiye hejuru ndimo kuvuga ngo ukwa 12 ntabwo ndasura mbura amahoro mpita nshyiramo revenue nguze kunyibutsa nze kuza kubaza muri Rwanda Revenue mu cyakarekare nkibyuka nicyo kintu nahereye nahise mbaza na message none se ko mbona tugeze ku itariki 10 zingahe tutari mutari nta matangazo mwanyuje hirya no hino avuga ibijyanye no gusora umusoro w'ubutaka bimeze biti icyo gihe komiseri wungirije arambwira ngo muhe mwitonze ngo tuzababwira none dore ngaho ngibi baratubwira bazababwira nyine bababwira icyo nzi cy'umwaka ushize cyakora nari nishemeje icyo nzabaga gukora ni declaration nyine hanyuma nkareba ukuntu automatically bihita byijyanamo bagahita babibona ko gushize nishyuye double kongera twabura ubundi nkabika iyo declaration nta kindi ngiye mbasa bihwaniramo niyo gushize nishyuye double niba batahinduye ibiciro muri system niba biri mari bya bindi twakoresheje muri 2020 kandi bya 2020 byagombaga gukoreshwa nk'ibya 2019 byo muri 2019 niba ariko bikimeze nge nishyuye double ubwo byaba bivuze ngo icyo sabwa ni declaration gusa yuko uko bitabije nabansabwa cyaba ari declaration ariko nyine ntihabuza ko bakibipima bishya muri 20 ibipimo bishya kandi gusanga bishya igihe basanga batworohere ariko ngo ibintu nibimeze neza muri tonde mu mwanya rero mu kanya gashize nibwo ministre w'ubuzima ministre wa Minaloc ministre w'ubucuruzi ndetse n'umuvugizi wa polisi y'igihugu bari barimo kugirana ikiganiro n'abanyamakuru babasobanurira kuri ya myanzuro y'inama y'aba ministre yarayibaye ministre ngamije rero akababwira ati ibintu ntabwo bimeze neza mureke gukerensa Omicron yageze mu Rwanda gusa impungenge zayo nisi muzika amabwiriza avuga ko abantu bava iwabo bipimishije bafite n'ikigaragaza ko bipimishije mu gihe kitarenze amasaha 72 bagera hano nanone tukongera tukabapima none akavuga ko mu bantu 23 bapimwe bagasanganwa nyine covid ariko ngo kabona harimo tumenyetso bari kubona bataramenya neza twari tuko muri 23 nyuma yaho nanone bongeye gukomeza gukurikirana nibwo baje kubona utumenyetso twa Omicron kandi agakomeza hasi akavuga ati muri tonda ati buriya nubwo mwumva ngo iyi Omicron imaze kugera mu bihugu 70 ku isi ahubwo hari ibihugu byinshi bitaratangaza kwirimo aho niho ruzingi aho niho akagobeko kari none umuryango w'abibumbye rero urega umushinga ni umushinga ni ntagisibye none zereka mubwe OMS y'ubwayo uri Tedros yatangaje avuga ngo ibihugu ndabyiyemye namubonye kuri Twitter niyamye ibihugu ntago inkingo ntacyo zizabamarira ntacyo zabafasha mu guhangana na Omicron kubera ko Omicron twabonye ufite umuvuduko udasanzwe mu kwandura donc mu gukwirakwira vuba ngo kurusha izindi variant zose muzi zageze ibinyuma hangaha habayeho za Delta abaho na zane inyuma hamuzi ko byivariyaga buri munsi buri sogona ngo yo muri Botswana ngo yo muri South Africa ngo yahengwe mu Bwongereza muri buri gihugu haboneka amavariant none habuze Nyarwanda no mbona uriya uwo muryango w'abibumbye we wita ku buzima muri OMS wari maravuga ngo ibihugu please nta kingo zizabamarira kuri Omicron ngo face mask mukomeze mudadire mushyiraho agahoma munwa bakoresheje ibyuma none ngo handi sanitizer nukuvuga ngo inganda burya abagomba kunguka ntabwo ari uruganda rw'urukingo gusa oya nabakora udupfukamunwa na sanitizer bose arakuga ati ni rukomatanyo umugani wawe bitabaye rukomatanyo muraba murimo gutumwanya gushakira amashashi yo kwambara umubiri wose maze ubundi mubabuke kahafi noise ubwo urabona atariho biri buze kurangirira koko ariko dore wa mugani ibintu by'uyu mugabo ngo wafashwe yahinduye plaque y'imodoka ngo amaze kwandikirwa inshuro 10 uyu mugabo nkisomeye inkuru iri kuri Kigali Today nahise nibuka umusoro w'umubiri wa Cyeru
babandi ku myaka yewe munakora hasi akanyibutsa ibintu n'umusoro wa kera watumaga abagabo bahunga si umwe uvuga bakinaga mu umwe wa magana ane bakinaga mu gakoroboyi umva uriya musoro watumaga abagabo bahunga none ubu ngubu amande nayo ya zino kamera zo mu muhanda araza kujya atuma abantu bahunga kuko niba bigezeho umuntu ashobora kwicara akavuga ati ariko mana nyagasani koko niba ndi umushoferi cyangwa niba mfite agataxi voiture ko ku munsi nibura amafaranga wenda ashobora gukorera nkuyemo depanze donc nkuyemo icyo binsaba kugira ngo nkore nkuyemo ko nariye nkuyemo essence nkuyemo maintenance y'imodoka nkuyemo wenda tubare ko nzagura amafaranga y'umunani none ejo cyaranyandikiye kinyandikira 50 ejo bundi kirogera kinyandikira 50 maze kugeramo amande y'ibihumbi 500 none se 500 n'uwangurisha nanjye ubwanjye ntago bayamuha basi ngo mve mideni none se ndabigendera rero kambere kubungu buriya umugabo ushawa giye kujya gukora ibintu nk'ibi buriya yarayadasindira arimo gupanga ibipango arashakisha aho yanatekereje ndavuga ati kanye no kuguza inshuti zanjye zingurize wenda mbashe kwishyura aravuga tumva rero wenda ndimo nandi madeni asanzwe mu bantu ati havenze nkwereka uburyo bworoshye ariko nyine ikoranabuhanga rye yasanze riri inyuma y'ibyapo nagize ngo nindi plaque yakize kumbe umukoboyi yagiye gucurisha akanakomera yagiye none kibabaje ni ukuvuga ngo amandi kamera yamwandikiye ntiyavuyemo ahubwo n'ikindi cyaha gikomeye n'ikindi cyaha ariko wumva ukuntu ibintu ingorane zigwira abagabo ku mugani w'abandi wayoboretse gatoya uyu muntu namugaye ubujura bw'ubuswa mu bajura mbonye umujura w'umuswa we yaragiye afata plaque ahari 0 ahahinduramo 8 ubwo yashatse yiyandikiramo yagerekeranyije 0 cyangwa akarongo urumva noneho ahari F ahita yihuza iba P nureba ku modoka ukuntu bimeze nta plaque y'u Rwanda ikoze iki kuko yabiciriritse ariko rero abantu bageze ku rundi rwego rero unuhangara plaque ari neza yuko ibibaruye neza binagaragara hose iki kinakoze we yajijishije kamera hari icyo bita gutumutswe n'ubundi yajijishije kamera yashakaga ngo kamera yo nta kibazo iyo yarebaga imibare babona yayandikiraga ubu hari umuntu nyiri iyi plaque ushobora gusanga afite fagitire zitondetse mu rugo akahibaza se kuba yandikiye gisimenti kandi ntigeze mpaguruka no mu rugo ariko anyibukije akantu nigeze kubona kuri Instagram ahubwo uyu mujura nawe ku rundi ruhande ako rero ni ikigaragaza ko yabande mu muhanda ashobora kuba aremereye ku ruhande rumwe ku ruhande ariko kibaza abantu bazitoza gute kugendera kuri 60 ibirometero 60 ku isaha nk'uko babaye nako batatugize amaburaburize 60 imodoka ibigenda ariko 40 ntibigenda ndakurahi rwose yewe ntaho bitariye no kwiviramo ku mugani wa nyakubahwa perezida wa repubulika ukitambukira n'amaguru bagenda ni ku imodoka zagenda neza ariko kuri 60 wenda amaburaburize gusa nyine mana we ubuzima bwo muri iyi si hari igihe bigucanga yicisha agashiduka arengejeho kabiri bakaba baramufasha kuri wenda yego amande ni ikibazo sibyo amande ni ikibazo ariko kuba ubuyobozi bwaricaye bukabuvuga ati 40 yarivunanye tubahe 60 nitajya no kureba muri Kigali ahantu ugenda 60 ukayuzuza naho haba ari hacya kubera imodoka nyinshi icyapa cya 40 hoya bari kugenda babihindura kuko nta kamera nahabonye buriya ubuze bazaza guterekaho kakandi batereka ntibazatereka kamera yabaga 40 bari kugenda babihindura ariko tubwizanye ukuri urabizi ko muri Kigali no kubera ubwinshi bw'imodoka zihari na 60 hari ginanirana urumva ariko tubwizanye ukuri 60 waba wagiye iragenda bashobora kuyikwandikira rimwe kubera ko wagize nyine ushobora kuba Radio Imanzi halo yes halo mwiriwe neza yego yego twebwe muracyabubwa iby'amakamera hano zarumiwe bimeze biteze baze tumenyere siporo ahubwo wowe wahisemo kwigendera n'amaguru neza cyane akuma mabi karame ni ukuri mugire mutabara abantu b'igisagara njye narumiwe ngo bimeze bite igisagara hano nk'abana b'abakobwa baba baratewe inda bari mu cyiciro cya mbere igihugu ni hari ukuntu kigira gutya nko mu mezi 3 kikabagenera nk'akantu k'imfashanyo ukuntu noneho ni ukuvuga ngo asohokera kuri konti yo muri sako y'umurenge wabo
ubwo gitifu bateyeho n'abasore aho ngaho waba udatanze ejo heza umenye uburyo wavuyemo kandi ubwo nta kuvuga ngo yanditswa nta mesaje abona kuri simukadi babategetse kugura ibintu bigoye gisagara niyo mpamvu twanahahunze ngaho da byonyine aho bita umurenge wa Kizembe njye niyo mvuka biteye isoni rwose ntago waburana n'umuntu ukurusha ubushobozi ba uragira gutya niba wagwaye gira inka niba utituye nyine wenda inka niba yakunaniye ugashaka kuyiguranisha wenda gitifu warabizi n'uri mu murenge ariko umukuru w'umurenge niba atabizi araza ahita yitwara ubwo nyine uba ukuyeho nta hantu urega nugira ngo ugiye ku karere urashiduka no mu mudugudu bakubonamo ikibazo kuri mujye mutukorera ubuvugizi abantu baba bagowe nyamara bo none nta n'itangazamakuru rihagera urakoze cyane urahababereye kandi kuri radiyo turimo turabumva n'abayobozi bashinzwe ubu barimo baragukurikira byagera kuri ejo heza aho n'itegeko niwanga ahubwo uranakubitwa ngaho nta bindi urakoze cyane ariko dore ikibazo abayobozi bafite ni ukuri honorable minisita Gatabazi fasha aba bayobozi bo mu nzego z'ibanze babanze bumve neza ko ikintu ukoresheje umuturage ku gahato adashobora kuzigera na rimwe abona inyungu zayo ejo heza ni gahunda ifitiye umuturage akamaro kubera ko donc wizigamira kugira ngo buzagobokwe mu gihe kizabukuru ufite imyaka 55 ni ukuvuga ngo ubu gufata aba bantu bafata kuri ayo mafaranga ukabigisha uburyo bashobora gukora amatsinda niba bafashe uku kwezi bakaba bashobora gukora contribution bagatangira umwe ukundi kwezi contribution wenda niba bo kubgabo babishatse bagafata amafaranga 500 cyangwa se na 500 kuyizigamira ubwo birashoboka cyangwa se kugira ngo bazigame menshi ashoboka bakagenda bafatanya bakajya batanga atubutse niba ari 10,000 yes nk'ikibina gisanga ukabyigisha abantu ukabafasha n'umutima mwiza muri ko ukanabatwerera ubwo rero noneho nanjye nk'umuyobozi wanyu kandi ubifuriza ejo heza uyu munsi mwarabyaye ariko noneho ndabifuriza no kugira ngo muzabukuru muzabe mumeze neza uri kubyumva impamvu umuntu arimo guteganya uyu munsi ushobora kuba ufite akazi ariko ntabwo uzi ngo ako kazi kazamara imyaka ingahe ushobora kuba uri muzima ejo ukazakora accident ukaba ubuza amaboko n'amaguru byo gukoresha none kuri ya myaka kubera ko wizigamiye bakazakugoboka ejo heza ni gahunda nziza ariko akagahato n'agatuna mugende mushyiraho abaturage nicyo kibazo cyose ibintu bihatirije umuntu nuko icyambere abatarumva ubwiza bwabyo nta nubwo yashobora kubikora nk'uko bishaka umuturage buri ikibazo ahantu kiri bahamagara bategure hakiri kare kuko we aba yayabariye niba barakora amafaranga 7,500 ahabwa mu mezi yarangiza akabona ahita yabarira akavuga ngo kuri boutique nafasheho utuntu tw'4,000 hanyuma agahumbi ndagakoresha iki akandi ndakagura akagasanga n'utuntu yanateguye harimo n'utwo binashoboka ko ashobora gukuramo kandi ubuzima bugakomeza kugenda ariko bahamagaye imbere ukababwira ukabakangurira ukabumvisha ejo heza icyari cyo ukabwira ukuntu bunguka kuko urumva nk'uko duhaye amakuru aravuga ati nabo mu cyiciro cya mbere kandi abantu bo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri leta inabonye niba ukizemo 1,000 gushyiraho ikindi 1,000 urumva harimo inyungu yo kubikora uyu munsi leta ikikongerera amafaranga kuko nta uzi ngo ejo bundi leta izaba icyashyiramo nushyiraho 15 byawe nushyiraho 15 byawe leta itigushyiraho ibindi 15 urumva ni ikintu umuntu wese ushaka inyungu amplisi yariye ku bya leta ubundi twebwe nitwe duhereza leta none uyu munsi niba ushaka kurya ku bya leta uri mu cyiciro cya mbere n'icya tanga muri ejo heza leta igushyirira hangana nayo washyizeho uri kubyumva nukubita 50,000 leta gushyira ibindi 50 baba bafite ijana ryawe ubundi wegame hari uvuga uti barangiye mfite udumute kandi ijana ryanjye baryungukira uri kubyumva baryungukira buri mwaka kugeza igihe nzagira imyaka 55 nushaka bahita banagukorera imibare urebe ukuntu ayo mafaranga azajya kugerayo yarungutse uri kubyumva ariko guhita gusupfa gufata umuturage ukamushyira ku gatuna we ntabwo ari bubone inyungu abifite ahubwo ajyana umujinya agenda yaraka yavuga ati mana nyagase muraduhotera mudukoresha ibintu tudashaka atayumva ko harimo inyungu z'umuyobozi kandi nta nyungu y'umuyobozi nimwe irimo usibye imihigo cyangwa imihigo kubera ko bayimuhembera nadoye imanzi yalo karame
ntabwo ibyo ari ikibazo gutanga ejo heza ahubwo babandika ku tuntu tw'udupapuro two kubajijisha ni itegeko ni bitanu nta kuvuga ngo nushaka ufashe 7 uratana 2 ibyo bibareba kandi ubwo niyo wangaye kuri butanu ibonekaho biko bakora ariko urumva ko kaba ari n'akarengane ni ukuvuga ngo barabigutangisha ku gahato nuramuka ngo unanze erega ukwiye no kwereka umuturage ukamwereka na proof dore ngaya amafaranga yawe agezeho ukabimwereka uti dore babicekinga abaturage ubwabo ukanamwereka uti dore uko babicekinga dore kugira ngo ucekinge ko amafaranga yawe yagezeho ucekinga gutya ukandaka ugakurikiza akanyenyeri ugakurikizaho imibare ugashyiraho urwego ukamanuka dore ngiba amafaranga yawe yagezeho ariko umuturage akareka gutahana umujinya wo kuvuga ngo ngewe amafaranga yanjye bayariye cyangwa byagenze gute kudasobanurira abaturage ibyo ni ikibazo gikomeye ariko ndabana nanone ngo Dr Munyakazi yongeye guhamwa na ruswa akatirwa igifungo cy'imyaka 5 isubitse bwa butabera bwanjye nkunda cyane bakavuga ko bwa mbere yahamijwe icyaha cya ruswa n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rumukatira gufungwa imyaka 10 n'ihazabu ya miliyoni 10. Dr Munyakazi rero na Gahima Abdul uyu niwe nyiri shuri bavuga ko ryamuhaye ruswa iryo shuri ryitwa ngo Good Harvest School noneho we ubujurire bwe ntibwemewe ariko ubwo bavuga ko yayihaye kandi ngo bimuhama ahabwa imyaka 5 isubitswe ngiki cyo duhora twibaza abanyakubaho abantu bafatanyije icyaha bombi kirabahama umwe ubujurire bwe murabwemeye mumukubise imyaka 5 muranabyemera ko bimuhamye ariko ko mumuhaye imyaka 5 isubitse undi we niyinjiremo abantu bo mu butabera mbese kize muka box ngo rero ko nabona byisubizo ndakibuze nimbabwira ngo mu butabera babakukirwa cyabo mukanseka nubo ngo bakoze icyaha kimwe yego bagomba igihano kimwe nta bintu byinshi ariko birangiye bafite ibihano bitandukanye barangiye bafite ibihano bitandukanye buriya se nubwo bose bagenewe ibihano ariko wowe ugomba kujya kugikora ariko wowe kirasubitswe harya ubundi iyo basubitse igihano hari n'abantu batazi igisubitswe ibi bintu buri gihe ntibizamva mu mutwe niba umukinnyi afatanywe ibiyobyabwenge mu gihe cy'icyumweru kimwe bakamukubita umwaka umwe usubitse umusitari w'umuririmbyi bakamufunga akamara hafi umwaka ataranaburana ngo akiri muri ya minsi 30 barangiza akageraho nubwo tugira ibyago byo kumubura agapfa icyo kintu Imana sinzi ko kizamva mu mutwe ubwo mbese ubutabera bwacu iyo mbugezeho nkabona utuntu tw'udukoryo nk'utu ndavuga nti nuko tunimwiturire mu kirwa cyanyu none se ko muri ubutegetsi bwa gatatu ariko ubundi nibwo bwa gatatu cyangwa nibwo bubanza nkurikije ibyo bukora ubanza ari bwo bubanza nibwo buyoboye ahubwo n'amakuru ufite ubanza ari bwo bubanza ariko disi Gasabo haravugwa inkuru mbi nawe kamundebere ni umugabo wo gusama ariko disi Gasabo Gasabo ubushize niyo yagaragayemo wa musore wasamanyije utwara tw'uduhungu niba ari 13 cyangwa 14 niba mbyibuka neza akajya dushikisha twatumodoka dukozwe mu nsinga akabakora utumodoka dukozwe mu nsinga akakamuha umwana akajya yirirwa kadumura mu muhanda ubundi yamukenera akamubwira ngo ngwino kamurembuza akaza mu nzu akabusambanya yari yaburimaguye bugize imingoti ibaza ariko umusore gusambanya utwana tw'uduhungu none uyu rero yatondetse ngo ni umucuruzi amabombo meza imigata akajya yirirwa bano bana b'abakobwa ubundi asigaye agatondeka ku murongo abana bafite hagati y'imyaka 12 na 16 ariko mana dore nibyo tuvuga abagome ntibazasiba kubaho ribu uzafata uzafunga uzagira gute bakora ibihano byabo imyaka nirangira bataye ariko uriya yakore umuti w'iki kibazo uri hagati ye mubyeyi n'umwana we naho abandi mwese ibyo mukora niba mwirirwa mubikora tukabona bitagabanuka ariko umwana tozwa kumva ko umuntu w'igitsina gabo wese agomba kumugendera kure ari igikoko atitaye ko ari nyirarume atitaye ko ari se wabo niba ushaka muzashinja abana ngo barasuzugura ariko barimo kurengera ubuzima bwabo cyane kuko bamaze kubona ko kumenyerana n'abagabo icyo bibakururira barakibonye biranagaragara cyane nuvuga ngo umwana agomba nimushaka muzavuga ngo abana barasuzugura nimushaka muzavuga ngo iki nimushaka ngo ababyeyi babyaye abana b'abakobwa ngo ni ibishega nimushaka muzabita iki ariko yewe mubyeyi inshuti yanjye uzi ko wabyaye umwana w'umukobwa mana we nukubaho nibase ujye ubona inkoko buriya nkunda inkoko kazi yo turazi
ihorana imishwi yayo uzibeshye ujye gukora ku mushwi wayo ntiwakoraho niyo yakwiye yaba yitonda ndagira ngo nkubwire yagukuramo ijisho cyane. rero igihe umubyeyi wese ataramera nk'inkokokazi yaturaze ku mwana we w'umukobwa ntacyo turimo dukora, ntacyo turimo. ribi izazifate bashyire hari ejo mu gitondo nibona cyangwa wumve ngo ibimenyetso birabuze cyangwa ngo bamuhaye imyaka 6 agenda yikore hari nyine ahita akomeza akazi. none ahita akomeza akazi yarabyiyemeje muri sosiyete wafite intego yo kuba muri sosiyete nyine. muri sosiyete harimo abagome, harimo abeza, harimo ababi, harimo abapfu, harimo abaki, harimo abajura, harimo abasazi, harimo inyangamugayo, harimo abantu bavanze. kandi ntabwo uzigera urema abantu uyu munsi ngo ureme abantu uvuga ngo ngewe ndemye abantu banjye nshaka. muri iki gihugu cy'u Rwanda bagomba kuba ari beza gusa. mu bantu bose hari abantu bose n'ubundi. rero niba aba bantu duturanye nabo tukaba tubanye nabo mu masibi wacu, leta izashyiraho amategeko. mana nyagasani, polisi izazifate, yesu we bazafunga we, RCA izakora akazi teka impungure umva ibakoresha n'ibirimi bagire gute. ariko n'ubundi still umwe aragenda hakavuka babiri, undi akagenda hakaza batanu. kibazo babana bo barata. weho mubyeyi n'uyu mwana wawe ni mwebwe mufite izamu ryo kuvuga ngo ngomba kurinda ubuzima bw'umwana wanjye. igihe utaraba nk'inkokokazi mana yanjye ku mishwi yayo we, yesu we, sinzi ibyo urimo, ntago bizigera, sinzi ibintu urimo rwose. uzajya ujya hariya ngo bakoze kampe, bayikoze nyine batashye babaha misiyo. none ngo minisitiri yasohoye itegeko, yarisohoye baramuhemba, ari mu kazi ke. none umubyeyi ngo ribu ngo yaje ifatishyiramo amapingu, yamushyizemo amapingu ageze hariya baramuhemba. ukibaza ngo umubyeyi nakoze iki? nk'umubyeyi ukibaza iki ku burere bw'umwana wanjye uretse izo minisiteri zose ngiye nakoze iki? ubu se abana b'abakobwa bashwanyagujwe bahinduye abagore, uyu munsi barasubira kuba abakobwa. ngaho nawe ndebera 12 na 16. ubaho umubyeyi aho buri mwana w'umukobwa ari n'umubyeyi nibo bari mu gihombo. kuriya mugabo bimubwiye iki? ngo aramufunga imyaka 20. si ukujya kurya amafaranga ya leta, hagiye kurya impungure za leta. zarubwa zaburara atishyuye ubukode. narwara bamuvuze, ashobora no kurwara bakamuvuza uwawe yabuze mitiweli. none uri kubyumva? ari no mu nzu adakodeye. rero mwababyeyi igihe mutarumva ko ari twebwe, ingaruka z'ibi bintu ziremereye umwana wanjye, ziremereye nanjye mubyeyi. niyo mpamvu ngomba gukora ibishoboka byose nkarinda ubuzima bw'umwana wanjye. ni nabyo turi buze kuza kureba mu mwanya. nkarinda ubuzima, mpfa kuba nkamurinda guhera ari mu nda, kurinda igihe niyo yanashyingirwa, niyo yanagira gute, ntabwo abakiri uwawe, igihe cyose abakiri uwawe, abakiri umwana wawe utegereje kurinda umwana wawe, ugahora umureberera kuko niwe murinzi we wa mbere. naho ibindi byose byo twigira ngo turaregeza yewe we yewe ni hatari ibisoma ko ariko ngo urubyiruko ngo murashyuhaguza ibintu byo gushyuha se kandi baba ngo murashyuhaguzwa, murashyuhaguzwa. wenda wazanga yenda ashobora kuba bizi. cyakora nabonye ngo abantu bari munsi y'imyaka 15 muri ubushakashatsi bwatangajwe n'ikigo cy'igihugu kibarusha mibare, ngo hari abantu baba bari munsi y'imyaka 15 cyane mu bagore ngo baba barakoze imibonano mpuzabitsina. ngo kandi ngo abakora idakingiye ngo abagore nibo barusha abagabo. se bayikorana nande abo bagore ngo donc ijanisha rigaragaza ko mu badakunda kwikingira mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina abagore baba bafite pourcentage. ariko abagabo mukunda gakingiriza abagore bakakanga. impamvu none se umusore ashobora kuba umwe, uretse ko yiri ubushakashatsi buracisha, ashobora kuba umwe akabikora n'abagore benshi cyane, bikunze kubaho. ariko noneho umusore akabikora n'abagore benshi, ubwo kuri umwe agakoresha agakingirizo, kuri undi akamubwira ati nagashaka umugore akanga. ariko n'ubwo baratwanga, hari aho bagukubita, ubwo abagore bangudukingiriza, hari aho bagukubita ngo murashyuhaguzwa rero busambanye ibiki n'ibiki byose ngo ibintu by'ubushyuhe nyine urabona mu kubaka ingo igihe kitari cyageze mwarangiza mukanazisenya. ese ubwo muba muzubatse ubundi cyangwa ni runongo, ariko runongo nayo irakomera nawe zirenze kuba runongo. kabaga twubatse runongo umuntu yacaho gato gahita ihirima. oya no kuyatsamo ubona ko kujya gushyiramo udukenyeri ni ukugenda wigengesereye kugira ngo izahirime. none rero n'ingo zungu bate ziraza kuza kuba nka runongo i Buruseli mu Bubiligi. ariko mana Jean Marie uranyanga pe ku manywa y'ihanga ndabivuze, aranyanze ndarantutse. hanze hanyuma ariko ubundi Marie wari waragiye ntabwo araherutse disi
iki kimwe ntabwo yakavuze bari ngo bazaguca amande bano basore banjye ngo warabuze ibyo binaba yigira ntabwo ari ibigudu yewe reka noneho rero mukajya tugaruke turimo tureba nyine mu by'ukuri ni gute bundi aba bana bacu dukwiye kwita ku burere bwabo cyane cyane ko hari politike nziza ya leta yashyizweho yo gushyiraho ibi bigo mbonezamikurire hirya no hino hatandukanye. Icyambere bw'ikibazo biraminumvikana nk'iwacu mu Isibo yo ntuyemo nta kiri hari. Ubushize numvaga leta ivuga yuko ishaka kugira ngo bazajye bishyira hamwe nko mu Isibo muhite mu rugo rumwe rw'umuturage, ariko nabwo cyo genge naribazaga se umungu umuntu azaba yarisigiye uturangitwe neza kuko kugira ngo baguhitemo kurwo rugo rwawe rwakoreshwa nk'ikigo mbonezamikurire urugo rw'umuntu ufatika, inzu nziza ufite ahantu heza hari za matora, yego hari hagari abana bashobora gukenera kuryama bakabona matera zo kuryamaho bagasinzira, bashobora gukenera gukina bagakina neza, bese hari buri kimwe cyafasha abana kugira ngo bahirirwe bamerewe neza muri uwo mudugudu cyangwa se muri iyo sibo. Noneho rero watekereza ko uburyo leta birimo kubivugaho wakongera ukagaruka muri kapitalisme yacu iri hanze ahangaha nkibaza jewe naravunitse ngura amarangi nshyiraho amapave ntera amapasiparumu n'ibiki byose, hanyuma muza abana banyu birirwa zinama mutamaye n'amafaranga. Niko genza afata igipangu cyanye nkibahe mukizana abana banyu birirwa bakizinamo kuki zitazanwa na leta kugira ngo abana bagire iki, kuko urumva niba leta rero ndayirazi kubwire kumanywa nibwo nahoze mbona bavuga ngo Minedike yatangaje ko hari icyo cya miliyari 12 kugira ngo iriya gahunda yo kugaburira abana ku ishuri igende neza, kuko uzi ko ari mu ruhare rwa leta n'uruhare rw'abaturage. None niba usanga leta nayo hirya no hino mu nguni zose irimirira amashuri hari n'iki kandi bwaburere n'ubundi ibyo tuyibaza n'ubundi ni bwaburere iri gutanga uburere koko byagenda kuko ikigaragara mu kinyejana tugeze kera umubyeyi yabyaraga umwana wawe ukamuheka muturimo uraho two mu rugo nyine urimo ukora, ukaba uri kumwe n'umwana wawe ukamuhibera ko bikwiye, ukamusinziriza, ugakora n'uturimo two mu rugo ntibigire icyo byangiza, umwana wawe ukamuba hafi nta cyamuhungabanyaga kuko aba guhari nawe yahoranaga nawe, ntabwo umwana yajyaga agira icyuho cyo kubura umubyeyi we. Ariko uyu munsi agafaranga. None rero niba tujya guhiga, niba tugomba kuva mu rugo tukajya guhiga, ariko iyi mihigire tuzahiga neza gute ariko n'uburere bw'abana, kuko reka nkubwire mu ijuru Imana nizatubaza uko twahize, ariko abana yaduhaye izabatubaza kuko urubyaro rutangwa n'Uwiteka. Ndakubwiza ukuri iyo Uwiteka atabishatse ndazantanga babafata bagashyira muri za mashini bakaza kuzitereka umugore. Iyo Uwiteka yabyanze bazishyiramo rimwe zikavamo, bagashyiramo kabiri bikanga, bagashyiramo 10 bikanga, ni miliyoni 5 wamara gutanga miliyoni zawe 5 ukavuga uti rero ndabibonye kuko Uwiteka atarimo kukubyemera ko nanjye mbyara ukamanika amaboko njyewe kubera ko nemera ko Uwiteka ari ubyara. N'iryo juru tuvuga niba ribaho aba bana tuzababazwa twabyaye, arega buriya ntabwo Imana izambaza amafaranga nakoreye nizegera inambaza ibiganiro natanze kuri Radio Banzi uzajya wamugura ngo ndi hano n'ubyara wampaye yes ndahari kandi bose nibazima narabarinze nta numwe wabaye indaya ntawe uhagaze we wabaherewe kubahindura bazima kubagira iyo abatwari tuza nibyo tujya tuvuga wenda abantu batabyaye Imana imbabarire I'm sorry, ariko n'ubundi biriho mu isi ibiriho biravugwa. Ariko iyo abatwari tuza gahinda umuntu wabuze umwana afite, ntabwo wabona umwana ngo wihe kwikora ibyo abantu mbona twirirwa twikora. Reka tugaruke mu kanya. Uruhare ni runini ko n'umuco wacu nuko abanyarwanda bavuga ko umwana apfa mu iterura. Ibyo bigo rero iyo bimuteguye hakiri kare imitekerereze ye iraguka ndetse n'igikuriro kikagaragara ko atagwingiye. Nabivuga nko mu byiciro bibiri bijyanye yenda n'imirire, indyo yuzuye no kumutegura mu myumvire, ibitekerezo ahabwa biramwubaka mu mitekerereze. Kirahari kinini bahomba. Ngira ngo ibi bigo biba bifite n'abantu babyigiye bafite ubumenyi butandukanye. Ni byiza rero ko buri mubyeyi yatwara y'umwana we akagira icyo ahungukira, hari ibyo yakunguka ahawe n'izo nzobere cyangwa abahanga. Ngira ngo aho abantu bari hari ibindi bitekerezo bagenda bungurana. Menyera abandi bana kandi ubona amenya nyine no kwandika, agera mu wa mbere ubona yarabikamiritse azi kwandika, ntabwo ari nka kera baheraga mu wa mbere bandika 0 da. Ubona nyine umwana amenyera abandi bana, akamenya kubana n'abandi bana neza,
kandi ukabona nyine yarakangutse utazi kuvuga agahita amenyera yo kuvuga nicyo mbona bifashije ubuse buriya hari umuntu wanga gushyira umwana we mu ishuri abishaka ngewe mba mbona wenda ari ubukene ariko umuntu afite uko abigenza yamujyana mu ishuri. Rero duha abana bacu ni ukubatoza ikinyabupfura n'umuco mbese nyarwanda kugira ngo mbese bazamere nkatwe ariko hari ibibafasha urabona bino bintu by'ibyiciro bajyaga bafata abana ba mbere bakabashyira mu byiciro noneho nk'abantu b'abakene bari mu cyiciro cya gatatu bino bigo mbonezamikurire nta kintu bibafasha bavuga ko bishoboye ugasanga kandi ubushobozi nabo b'abana rero bakagira ibibazo ntibabone bya bindi bakagombye kubona. Mu mibereho bw'umwana bwo hari icyo bubafasha wenda nko kubaha indyo yuzuye ibyo batabona byo hari icyo bifasha benshi nk'ubu ngubu hari amarerero ariho bashyizeho abana bajya ku ishuri abana batoya bakabaha igikoma mbese ukabona ko ari icyo bibafasha birabungana ntabwo kimeze nka mbere. Ntabwo nagize amahirwe yo kuhaguma cyane kugira ngo nkomeze mbikurikirane. Birafasha cyane kuko hari igihe abana bibafasha gukura neza bagakura nyine batagwingira bagakura nyine kubera haba hari ibintu byerekeranye n'ubuzima bwiza baba batandukanye cyane kuko nimba yaragiye mu icyo kigo abatandukanye n'utarakigiyemo cyambere cyo baba barusha ubwenge n'imyitwarire ntago wabereba ngo bayoberwe. Nabashishikariza kuboherezayo kuko birafasha cyane. Hari imbaraga nyinshi ubona zishyirwamo ariko haracyakenewe imbaraga zisumbyeho kugira ngo umwana abashe gutunganywa neza cyane cyane iyo ufashe amarero y'incuke kuvuga uti mbese ari ngombonezamikurire ni zingahe muri buri murenge cyangwa muri buri karere bikwereka yuko hakiri icyuho gusa imirimo irimo gukorwa ni imirimo ishimishije ndetse ni nayo mpamvu ubona yaba leta ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babishyiramo imbaraga cyane kugira ngo turebe ko urwego rwazamuka kandi mu by'ukuri tudashatse kubyirengagiza urebye ubona yuko ari ejo hazaza h'u Rwanda hashingiye ku mwana. Uwo mwana yagombye gutegurwa rero neza uyu munsi wa none. Mu by'ukuri ubona ahantu hakenewe imbaraga cyane uyu munsi wa none hari mu burere ku mwana arerwa kandi nanone iyo urebye sosiyete yacu ukuntu uko imeze ubona yuko tugifite n'ubundi icyuho mu kwigisha n'umubyeyi urera wa mwana kuko ntabwo umwana arerwa ku ishuri ahubwo umwana atangira kurerwa agisamwa akiri mu nda ya nyina. Ibyo bita brain stimulation bakamutegura akiri mu nda bakamuganiriza ibyo rero usanga nyine hakirimo icyuho ndetse nayo mpamvu iyi porogaramu yacu isa nkaho iri holistic nkoresha iryo jambo ryongereza tukareba umwana umubyeyi ndetse tukareba umwana kuva gisamwa kugeza abaye umubyeyi nawe kuko numva wa mwana uyu munsi ugatuma ufite ari umwana ejo azaba ari umubyeyi. Yego by'ukuri ntabwo ari ukurota kuko burya iyo ikintu kibasha kuza mu bitekerezo ukabasha gufata bya bitekerezo ukabihinduramo ibikorwa bitoya bifatika bijya bishobora kuba byagira ikintu bigeraho kandi kizima. Ibyo ndabishingira ku bitabo by'abahanga benshi bagenda bandika ari nk'igitabo bita Think and Grow Rich cy'umuntu bita Napoleon Hill. Iyo gisomye kikwereka yuko mu by'ukuri n'impamvu nimvuze ngo urose ukanarota neza wabyukana akanyamuneza iyo ubasha gushyira ikintu mu bwenge ni ikigaragaza yuko ushobora kuba icyo kintu cyabamo igikorwa kandi gishobora kuzana impinduka muri sosiyete. Iyo rero tuvuga gutegura umwana agisamwa ntago abantu haramvuga bati umwana umuvugisha gute umwana ukiri urusoro icyo bintu si teori ariko mu by'ukuri dufite ubuhamya bw'abantu babikoze ndetse n'iby'ubushakashatsi bugaragaza n'ibintu bigaragara ko ari ibintu bifatika. Ikindi kandi nanone impamvu atari inzozi nkumaze impungenge ni ukuvuga ngo niba uteguye umwana muri rwa rugendo rwose kugeza abaye urubyiruko agasanga muri cya cyiciro cy'urubyiruko bafite uburyo yateguwemo nk'ubu tuzi ibibazo bihari mu rubyiruko uyu munsi wa none mu by'ukuri hari ibyo mwumva namwe cyangwa umunazi byaba iby'imyitwarire byaba iby'ubukungu byaba iby'ubushomeri butandukanye. Ni ukuvuga ngo icyo dukora rero muri kwa gutegura ntabwo niba umwana mama we yateguwe neza agategura wa mwana neza ari mu nda akajya
bakajya muri za ngo mbonezamikurire ntago turekeraho. Niyo mpamvu porogaramu yacu isa nkaho ifata bya byiciro. Ni ukuvuga ngo tureba ngo mbese niba avuye muri kino cyiciro akaba ageze muri iki ngiki harakorwa iki kugira ngo akomeze kuba umunyarwanda muzima, ubwe ubereye igihugu ariko nawe ubereye n'umuryango we. Noneho twicyo dukora ni ukuvuga ngo dutegura wa mubyeyi, mu ukuvuga ngo izo tugira ibyiciro bizwita amagroupe cyangwa amatsinda. Hari amatsinda y'ababyeyi, hakaba amatsinda y'abana, hakaba amatsinda y'urubyiruko. Ibyo rero nuvuga ngo rya tsinda ry'abana umuntu arivamo ajya mu by'urubyiruko. Hari imirimo itandukanye yakorwaga mu matsinda y'abana n'ikorwa mu y'urubyiruko iratandukanye bitewe n'icyiciro umuntu agezemo, ariko byose biba bijya kuzakora wa munyarwanda mwiza, wa mubyeyi mwiza dutegereje. Kuko impamvu atari inzozi ni ukuvuga ngo niba njyewe nabyaye umwana nkamuha uburere bukwiriye, nkamwitaho nk'uko bikwiriye, ntabwo nshidikanya ko azaba umubyeyi mwiza. Naramuka abaye umubyeyi mwiza rero nawe wazabyara nawe azamubera umubyeyi mwiza. Hanyuma nuvuga ngo zanzu zaba zigezweho, nubwo atari ikintu bavuga ngo ni mu myaka 5 cyangwa 2 cyangwa 3 wenda kugihata y'umurayini biragoranye, ariko ni ikintu gishoboka, ntago ari inzozi. Umuryango Help a Child wibanze ku bana, urubyiruko ndetse n'ababyeyi kubera impamvu ebyiri. Cya mbere ni uko ushyira mu bikorwa porogaramu y'iterambere ry'umuryango rishingiye ku mwana. Hanyuma rero nk'uko izina ribivuga ni iterambere ry'umuryango, kandi umuryango ugizwe n'urubyiruko, abana n'ababyeyi babo. Bityo rero urubyiruko n'ababyeyi ni abantu bakomeye muri iyo porogaramu, akaba ariyo mpamvu dukorana nabo hagamijwe ko umuryango muri rusange utera imbere, ariko iryo terambere rigomba kuba rishingiye ku mwana. Mu muryango Help a Child ikintu dukora ku bijyanye na imbonezamikurire y'abana batoya, nk'uko mugenzi wanjye yaramaze kubivuga, ntago dushobora kwizera ejo hazaza hazima tutatunganyije umwana kuva gisamwa. Icyo rero tubikoraho kijyanye na kiriya yavugaga, ese ibigo mbonezamikurire bishobora gutangirwamo serivisi zuzuye zituma wa mwana atagwingira zingana iki mu gihugu? Tuzi ko zikiri nkeya. Aho ngaho turubaka tugashyiraho ibigo mbonezamikurire, hanyuma ibyo bigo tugahugura abazabitangiramo serivisi kugira ngo abana batangire babijyemo bahabwe serivisi. Iyo tumaze rero kubishyiraho ntitugarukira aho ngaho, nk'uko izina ry'umushinga ubwaryo ribivuga riti iterambere ry'umuryango rishingiye ku mwana. Dukomeza gukorana n'aba babyeyi, hamwe yavugaga hakiri icyuho, tugakorana nabo kugira ngo ibikorwa byo gutanga serivisi babigire ibyabo, kandi ariko ntibanagarukire kuri bya bigo mbonezamikurire gusa, kuko umwana ntabwo, abana bose ntibabaho ngaho. Hari ukiri mu nda ya mama we, hari ukivuka cyonka, ntabwo ajya muri bya bigo, uwo nawe aba akeneye guhabwa serivisi. Niyo mpamvu icyo gihe dukomeza gukorana n'ababyeyi mu bijyanye n'amahugurwa yabo kuri gahunda mbonezamikurire yuzuye ndetse n'iterambere ry'umuryango muri rusange. Ziriya ngo mbonezamikurire zirakenewe cyane, kubera yuko reka wenda duhere ku buzima bw'umunyarwanda muri rusange. Iyo urabizi neza umubyeyi aba asabwa gukora akazi kugira ngo na za serivisi zuzure, kuko muri serivisi harimo n'ibisaba ubushobozi bufatika. Niba rero umubyeyi agomba kujya gukora akazi, wenda ni umuhinzi, wenda ni umucuruzi cyangwa akora ibindi, wa mwana tubare wenda yacukije, ese amusiga hehe? Wa mwana yirirwa hehe? Amusiga hehe? Aho amusize ahabwa iki? Bisaba rero yuko hajyaho ahantu heza hizewe, hacunzwe n'ababiherewe amahugurwa babishoboye, kugira ngo wa mwana akomeze abone serivisi nk'uko mama we yakabaye yiriwe mu rugo, ariko bidashoboka kubera ko agomba no gushakisha ubuzima. Ariko si n'ibyo gusa, biragoye cyane kugira ngo gahunda leta n'abafatanyabikorwa bayo babashe kugera kuri buri mubyeyi mu rugo rwe, bagiye kumuha ya mahugurwa y'uko yabigenza. Kugira ngo bishoboke rero, byibura hakabaye hari ahantu ababyeyi bashobora guhurira. Ziriya ngo mbonezamikurire zinafasha kubona ababyeyi, kuko ni ahantu ababyeyi bashobora guhurira bakaganira, bakareba ibikenerwa ku mwana, hanyuma uko umwe yigiye ku wundi akaba yanabijyaniwe mu rugo, ariko byibura yahawe n'amahugurwa. Zirakenewe cyane. Ntabwo nabyita ngo biroroshye cyane ko bose bahita bazira icyarimwe. Ari naho hagaruka ka kamaro k'ingo mbonezamikurire. Hari umubyeyi, mugenzi wanjye yageze kuvuga ati mu mbogamizi zihari hari nuko kutumva. Umubyeyi akavuga ati naravutse ndarerwa, ababyeyi banjye ntibajyaga hariya, nanjye narera, atari ngombwa ko ngiye hariya. Abandi bakakubwira batese hari umuntu wigisha undi kurera. Hari n'abakibitekereza gutyo, ariko nubwo ari imbogamizi, ntabwo navuga ko abenshi ari abataza,
ahubwo abo ni bakeya. Nubwo n'umubyeyi umwe uvukije umwana imikurire myiza cyangwa imibereho myiza kuri twe ni mwinshi, kiraremereye, ariko ntibazira rimwe. Niyo mpamvu imbaraga zo kwigisha muri wa muryango mugari twavugaga zihoraho, ndetse biroroha cyane iyo hari abamaze kubyitabira babikuye kuri urwo rugo mbonezamikurire, kuko bisa nkaho umwe abera urugero abandi. Yareba bari bafite abana bombi wenda bafite imikurire idakwiye, hanyuma akabona uwagiyeyo umwana we birimo kugenda neza, icyo gihe biradufasha kugira ngo na wa wundi azaze. Ariko ntabwo twavuga ngo bose bari bamara kuza, rwose imbaraga ziracyakenewe. Tunaheraho tubashimira kuko n'ibi murimo gukora ni bumwe mu buryo bwatuma hari umubyeyi ukurikira akavuga ati ubu nanjye nakwitabira ziriya gahunda kubera ko zifitiye akamaro umwana. Radio Imanzi. Niba utwite zirikana ko ubuzima ari bwo bwa mbere. Ita ku buzima bwawe n'utwite. Ubuzima bwiza, igihugu cyiza. Radio Imanzi 105.1 FM. Yes, ni Radio Imanzi ivugira ku 105.1. Ku mbuga nkoranyambaga zacu ni Radio Imanzi. Twitter, Instagram, Facebook na YouTube. Hose ni Radio Imanzi. Kuri website yo ni wa@radioimanzi.com. ubundi ukatwumva live cyane, kandi ku bantu wenda tuvuge baba baje bakadufatiramo hagati ikiganiro n'ubundi mu masegonda make bagita bagisanga kuri YouTube. Rero mu gahunda n'umwana ariko ngo Amanda arayemera, niko avuze. Ariko gusa urabyumva, hamwe n'imibereho yaduhindukanye, ibihe byaduhindukiriyeho, hanyuma biduhindukiriyeho twebwe twifatira uruhande rw'amafaranga. Tumaze gufata uruhande rw'amafaranga twibagirwa uruhande rw'uburere bw'abana bacu, ariko twabyanga twabyemera mu bushobozi buke dufite. Dukeneye ko abana bacu birirwa ahantu hizewe umutekano, cyangwa se ibyo duhihibikanamo. Niba ugize amahirwe ukaba uri kumwe, hajya ninde waririmbye, ni Masabo Nyangezi waririmbye ngo urabyara ukarera Imana ngo ugize amahirwe ngo urabyara ukibona ifoto, uri kubyumva? Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose, kuko icyo twamaze kumenya cyo n'aba bakozi dushaka bo mu rugo n'abahubwo nabyo ni ibindi uko nk'ejo bundi umubyeyi yarambwiye yajyanye umwana we ku ishuri afite imyaka 2 n'amezi 2. Ndamwe zuba kakana kangana gutya k'imyaka 2 n'amezi 2 ugiye kucyubyuza saa 11 kuko mugiye kugenda kugasiga mu irerero. We n'umusirimu ni muri amarerero nyine y'abasirimu bishyura n'amafaranga, abarimo abantu babanyamwuga birirwa n'abana babo. Arambwatereka nkubwire niba bashaka bazanyishyuze miliyoni, kuko ku myaka 2 n'amezi 2 afite uwakubwira ubugambo nyengeze mu rugo numva, uwakubwira ibintu nsanga arimo kuvuga. Bivuze ngo ibi filime birirwa barebana n'abakozi, kandi ntuzabwira umukozi ngo nturebe filime, azakubwira ati rero twumvikane iwacu epfira mu Kinyaganya kuvayo. Uri kubyumva neza? Naje Kigali nshaka kugira ngo filime nzibone. Niba rero uvuga ko ntashobora kureba filime, urabeho. Filime nibi birabakeneye, abakozi barahari neje. None ntuzamubwira ngo areke kuyireba. Ese nureka mubwira ngo areke kuyirebera kuri televiziyo wiguriye, uzabubuza no kuyirebera muri telefone ye yiguriye? Kwanza nitaramufatira aho ngaho yahita anagenda akajya kubunga, kandi umwana akamujyana. Hari abanyambara ntabwo muze agahinda gakomeye, ntabwo mubizi ubyuvuze ni ikintu gikomeye. Umunsi umwe nigeze kugira ibyago byo kugera ahantu muri quartier, muri ya masaha ababyeyi baba bagiye ku kazi, abakozi bateguze igitaramo, utwana badusohoye muri bwa bupusipusi bumwe mwitanga no bupusipusi, babusohoye buri nkahari no kuvuga ngo ntibushoboye kugenda. Ubwose ni nka 4 cyangwa 5 buri mu bupusipusi, none baburunze hariya, babushize hariya, akinyagambura akigaragura akarya umugozi w'agapusipusi, nabo bari hariya mu gitaramo bakwenganutse. Ariko jewe sinjya ndipfana, narababwiye ntise abakozi beza. Ubu muri mushingano koko abakoresha abanyu babasigiye. Reba ahantu turatwana mwatwanitse izuba, reba ukuntu mwaturundanyije byonyine. Bivuze ngo amagara arimo kuhaca, ingorofani z'abikoreye amatafari, ayo mavumbi yose ari kujya mu mazuru y'utwo twana bari kumiragura, abandi bakwenganutse. Ntago wajya no kuba amata, iyo batwaye n'imikino bari ikindira gutyo gusa amasaga yagashira. Amata isa igeze anywa, umukozi ni uyanywa hasi gukazacibwa na Nyagasani. Ayibaze urumva rero gusa si bose wenda birashoboka ko harimo abakozi babana beza, ariko iyo ngendeye ku ngero z'abana babingenda mbona numva ngeze impunge nkibaza ko nta muzindutsi wa kare wageze ku mutima w'umuntu. Wagera ute ku mutima w'umuntu ngo umenye ngo umukozi ngiye kuzana azamfatira abana neza? Ariyo mpamvu abantu bose bifuza ko iyo batwari tubonye abantu b'inzobere aba professionnel mu kwirirwa n'abana, cyangwa se ku bintu ni bibiri. Ngiye rwose buriya ntinyikina Imana izambaza.
niba nk'uko umwana yenge gubitangaho n'urugero ndimo kuvuga uriya wavuze ngo iyo ugize amahirwe urabyara ukibona ishusho niba turi babiri igihe n'umugabo aba bana twababyaye tutabagishije inama ibintu ni bibiri turakorera make ashoboka tunyurwe nayo ariko aba bana mbanze mbigize hejuru aho umwana ashobora kujya mu ishuri hanyuma nindangiza nze ngufasha icyo kintu rero abantu b'iki gihe sinzi impamvu batacyitaho mama be kuko koko amafaranga arakenewe iby'isi nta nupfa bigezeho neza ariko tubwizanye ukuri nushaka ayo mafaranga uwo wabyaye ejo akagupfana ayo mafaranga uzaba ukishimiye kandi biranashoboka birashoboka njya mbona n'ababyeyi b'abapfakazi akora mu mwanya agakora no mu mwanya w'umugabo we yagombye gukoramo kandi n'abana akabitaho neza agakora ibintu byose bishoboka kugira ngo igitsura akagitanga kugira ngo umuryango we ubeho neza ni kuki niba umuntu w'umupfakazi ashobora kubishobora kuki umugore adashobora kumvikana n'umugabo akafata aba bana bacu nibo bababaje kuruta ko twari twirukanka mu mafaranga njyewe reka nicare mbanze ndera abana twiyemeje ko tubyara abana babiri twababyaye twabarangije twagiye kuboneza urubyaro ntabandi dukeneye hanyuma abana babiri umutoya namara kugira imyaka 5 ye yagiye mu mashuri si ugushugurika nabyo tuzagende tujye muri shuguri induru zivuga nta munsi business zizahagarara gukora nta munsi yisi abantu bazareka gukora no gukorera amafaranga ariko kwirukankira amafaranga ukica ubuzima bw'umwana wawe njye kamvuga ngo ari n'icyaha sinze n'akantu nabonye mu minsi ishize kuri social media niba hari wenda ari photoshop simbize no kuvuga ngo papa ngari yavuze ngo gusambana ntabwo ari icyaha gikabije ariko noneho ni ukuvuga ngo kutita ku burere bw'umwana wabyaye nicyo cyaha ahubwo kiruta ibindi byose tuzi nose mabiri reka nkubwize ukuri sibyo kandi ibi bintu rwose n'ababyeyi bambabarire ababyeyi benshi barabyara babishaka kuko kugira umwana biraryoha ariko reka nkubwize ukuri ni bakeya batekereza uko bazahura mwana uburere kuva gusa ku rundi ruhande kubera ko tukiri societe ifite imyumvire yacu irepfira mu kabande niyo kibazo no kuvuga ngo imyumvire yacu mugomba kujya kuyikurura abanyakubaho mukayikurura epfira mu kabande mugomba kuyuriza umusozi ureshya na karisimbi kubera ko rero tugifite iyo societe imeze gutyo ni mudushakira abajyana amabibereho myiza tube tubafite iwacu mu midugudu cyangwa mu masibo kandi mu bapangira agahimbazamusyi impamvu abajyanama b'ubuzima bakora nuko bapangirwa agahimbazamusyi mu bapangira agahimbazamusyi bagerageze kwirirwa batunyanyagiramo nuko ukuntu abana bacu tutabafata neza bese batunyanyagiremo baduhozaho ijisho igitekerezo kirakenewe gushyirwa mu bikorwa umujyanama w'ubuzima wita ku buzima w'imibereho myiza akaturebera iby'imirire akaturebera iby'uburere akaturebera abana bacu impamvu batari kujya ku ishuri ibyo byose ariko mugabo akayimbaza kubera ikibazo cy'imyumvire dufite abaturage baracyakeneye umuntu uza kubakorera inshingano zabo rero baramukeneye mu rwego rwo kugira ngo dukize igihugu cyacu baramukeneye nubwo leta idafite amafaranga barimo kurira impande zose ariko niyihangane bashaka kuko iki gihugu kubaka imihanda idafite abazayisana uyu munsi abariho turimo turasora imihanda ikubakwa ariko aba bana niba batarezwe neza ngo waboneka bazasaniye imihanda ndetse bakanubaka imyiza cyane agize ibyago ngo bayisenye niyo wubatse ahubwo utyo nuko ibindi byose twakwemera tukabihagarika ariko tukabanza tukita ku kintu cyitwa uburere kuko uburere aba bana nibo tuzasigira iki gihugu byanga byakunda umuhanga umwe yaravuze ngo niwigisha umwana ntabwo uzakenera kwigisha abantu bakuru birumvikana umwana agomba kuko umwana niwe uzakura akaba umuntu mukuru wigishijwe udakeneye izindi nyigisho rero ntihatitabwaho kumenya uko umwana kuko erega kuva cyane ko tubivuga niwe Rwanda rw'ejo bivuze ngo niba tutari kurera u Rwanda rwiza si dufite gahunda yo kugira u Rwanda twifuza u Rwanda twifuza ruri mu bana niba tutarushyizeyo ntabwo tuzabona mbere yuko twambuka rero ujya no kutubwira ibyo ugenderaho kugira ngo uzanubaka uwo muryango hanyuma uwo muryango numara kuwubaka ubundi munabyare mwite ku bana ariko mu rwego rw'igihugu ngenzuramikorere rwatangaje ko guhera ku itariki 7 Mutarama 2022 gukoresha mubazi ku bamotari bizaba ari itegeko mu mujyi wa Kigali ariko akajagari ka mubazi yewe reka nari mbonye bitambutse hano ndavuga ni reka mbwira abaduteza amatwi cyane ko baziteganya cyane reka ntegereze n'amatsiko menshi akajagari kabyo ko ntacyo reka dutegereze ejo bundi ni nyuma y'ubunane nk'iminsi ngaho 6 hanyuma ubundi amana reke tugaruke mu kanya akumura inkangara ye ubundi ducaho
yes twizere ko abakunzi ba K8 Kavuyo mwongeye kunezerwa kubera ko mbibukije ibintu wowe n'abahanzi nabo uriya se afande yabwiraga ni sebukwe yego papa wa misi se ni afande nawe hari imbere y'icyo gihe kwari we tuzi babyaranye abahanzi bagira yabarega ushobora no gusanga ari ngo uretse ko kujya gutereta kwa fande ugomba kugenda nawe urabiyo uva wa mufande w'ikabarore yarasa umutipe nahise mvuga yagiye gutereta mwabahungu banye mu nyamwidondomero nyamwidondomero gisekuruza nubwo na sekuru naba yarabaye fande ubwo nawe uzajya kavuga ntabwo ari bwiza ok reka twijyane n'insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi irabaza ngo ese kuki usanga umuntu ugiye gushaka ntamubwira ngo kwihangana ngo niyo nkingi yo kubaka banza usubiremo ibyo ejo wari urimo kuvuga icyo nari ndi kuvuga kiragira kiti ntabwo ukwiriye kujya mu rugo ugiye kwihangana gusa ugiye no gukora iki no guhangana ugomba no kugenda ugenda uyu munsi ndareka miyakuba soze kubera iki sibyo mu rugo nubwo harimo inshingano nyinshi sibyo ntihakuraho yuko ukeneye kubaho wishimye sibyo kandi tubwizanye kuri hihangana umuntu utishimye ibikubangamira icyo wihangane ntabwo uba ukishimiye hanyuma ibikubangamira uvanga amadosi urabanza reka kwanza musinga abanza kunsubirize ngo nuko utihanganye bitavamo nyine iyo umuntu ashatse aba atakaje kimwe cya kabiri cy'ubwigenge yari asanganywe nta kindi cyamushoboza kubyakira no kubyemera rero uretse kwihangana kandi bireba abagiye gushakana bombi arakoze musinga hanyuma hepfo ye Emili akaza ati nubwo njye ntarashaka ariko ibintu byose utihanganye wakwiyahura rero ni ukwihangana ahantu hose arakoze cyane musinga muri Irani urakoze cyane na Emile nawe urakoze cyane ariko hano Albert hariya Kabarondo aragira ati impamvu ni uko uba ugiye gutangira ubuzima bushya n'umuntu ufite imico itandukanye niyo wari umenyereye kandi muzamarana igihe kinini ukaba ugiye kubona cyangwa guhura na byinshi bishya ibishimishije n'ibibabaje bikagusaba kubyihanganira ugashyira ku munzani mabi reka nk'urugero banza mvura urugero umukobwa yagize gutya sibyo akundana n'umusore bakundanye ukwezi kumwe njye nakubwiye ko niyo nakundana n'umuntu amasaha abiri ibyo nta nicyo bitwaye bitambuza kubakana nawe mu minsi 15 impeta bayirunzemo njye n'amasaha abiri nta kibazo mu yindi minsi mikeya save the date cyane nyuma y'iyo mpeta ubwo yaramamagaye ambwira ukuntu abayeho arira kubera ukuntu umusore asigaye amutwara ahangayikishijwe urumva nuko nyine yeretse publique ko yabaye engaged yabwira famiye ikamubwira ngo urugo ni ukujya kwihangana biterwa n'ibyo bimuriza niba nshatse nkaba nari umuntu wikundira ikirori n'ikigare ndakubwiza ukuri ikigare kirasenya guhora buri munsi ngo wagiye mu birori uramutse utarabyara genda ujye muri icyo kirori ariko wamaze kubyara ufite umwana w'uruhinja kandi urwo ruhinja n'urujyana muri night club ariko ukumva ko kuba umugabo ari kukubwira ngo wakwicaye ukonsa umwana mama B buretse gatoya va kuri urwo ruhande rwabaye umenye ko hari n'utuma ubabara ariko akubabaje turabizi ko twirwa tubivuga ntabwo abantu bose bahora umuntu yuko yizanishijwe ubwo butesi hari n'umuntu ukubabaza uremera ko nabyo bibaho byaterwa ariko uremera ko nabyo bibaho byaterwa n'iki erega hari ikintu ese nta muntu ubabaza undi kubabaza abantu umuntu arakubabaza ntabwo mbihakana ariko dore ikibazo ahantu kiri impamvu mbona nubwo wubihakana ko umuntu agomba kujya ngo kuba ngo mu rugo ngo ugiye kwihangana gusa impamvu nge nemera ko kwihangana ari inkingi ya mwamba nk'uko babisobanuye baba bamusinga baba barubere baba bayemiri babikubwiye ikintu cya mbere ugomba kugenda witeguye ni nayo mpamvu bira byo muvuga ngo kumara imyaka 10 mukundana cyangwa 5 cyangwa ngewe ndamutse uyu munsi nge mama bimpagaze mu rukweto rwo kuvuga ngo uyu munsi ndashaka kushaka kandi ndashaka kubaka nuwo twamenyana nonaho
twabana bigashoboka ibyo rwose ku mpande zacu zombi ariko ni ukuvuga ngo mwese muhuje commitment muri icyo kintu nawe niba avuga ngo none izi saha muye n'umuntu uri zivuga ngo kugira ngo ndashaka kubaka uwo muntu tugahura twembi muje ntago yo gushaka kubaka yes twese twavuga ngo turashaka kubaka ibyo rwose ntago bisaba icyambere turabizi neza nyine ko tutarerewe hamwe yego turabizi ko tudakunda ibintu bimwe yego ikizabaho no kuvuga ngo ese niba nidushaka duhere no ku mafunguro niba akunda ibirayi njyewe nkaba nkunda umuceri nzabigenza nte kugira ngo anezerwe kandi nanjye nezerwe ntiturabatinde bo kuvuga ko twabuze uko twagura irobo y'ibirayi tukagura n'irobo y'umuceri tukabiteka byombi nkabitegura byombi tugasangira buri wese arimo ari umwe ry'ibirayi undi ry'umuceri kandi duseka uri kubyumva niba nkunda bya bintu byo kujya mu muziki kubera kujya kubyina no kujya gutenya n'ibyo binduhura uwo tugiye kubakana akaba atabikunda ndi bubanze ndebe ngo ese ubundi we akunda iki we ntakunda kujya mu muziki ariko akunda gutembera ahantu muri natire n'urugero atari urusaku rw'abantu noneho ndebe ese ndamutse ndetse kujya mu muziki nkamuherekeza hari natire nkabanza nkajya kumva ukuntu muri natire hamera siko ibintu bimeze nkagenda tukajyayo tukabanza tukumva uko bimeze noneho tukaza no kubiganiraho tugakoraho comment wenda ubutaha nawe nkamubwira ngo mperekeze nanjye tugende hahandi nitugerayo twembi tuza kuza gufatanya analyse y'izo situation zombi niturangiza turi bugaruke nge nawe dushyire ku munzani turebe ngo ese ubundi dukwiye kuba twakwikorera ibyo ndakunda uri ko byumva ashobora gusanga ntacyo habatwaye bagiye kubyina akagwerekeza nawe yajya muri natire cyangwa se tugasanga niba byose bidukostinga amafaranga tuzajya tujya muri kimwe rimwe mu kwezi ikindi tuzajya mu kundi kwezi bitewe n'ukuntu twabipanze uri ko byoma ariko impamvu rero kwa kwihangana kuzashoboka nuko umuntu ni umuntu nyine birashoboka ko nshobora kwibagirwa birashoboka ko nshobora kugira gute nkakora kanaka ariko umuntu mubi iyo bavuga ku kwihangana umuntu mubi ni umuntu uzagukorera ikintu rimwe ukamwereka ko cyakubabaje ejo bundi akongera agakubita mu nkovu ejo bundi agakubita mu zindi nkovu kandi noneho ku rundi ruhande hari ibintu byihanganirwa n'ibintu umuntu adashobora kwihanganira urumva ntabwo uzaba ufite umugore w'umusambanyi cyangwa umugabo w'umusambanyi butwi kumugabaraga ugusambanira mu maso ubikwereka ngo uvuge icyo ni ikintu umuntu adashobora kwihanganira burya abaye umusambanyi ntabikwereke icyo ngicyo rwose bishyize bikubwiye nashaka agenda akoresha isuka ye urabese twavuze bimwe nk'umuntu uza kugukubita tuzi neza yuko waba umugabo waba umugore iyo ukubise umuntu ni ukuvuga ngo burya kuntuka jewe ibitusi n'amagambo urayavuga akayiguruka akagenda nta na kimwe kimfasheho uri kubyumva sinyasanga mu isorori sinyagira ushobora kubinukira hano nkabisiga nkigendera ntambuza kuryama ariko kunkubita urankubita mzimbirwe urankubita nunkubita umuhino uramvuna ukuboko binsabe kujya kwa muganga urankurura amatwa byimbi urankubita unkuri ryinyo naje wawe mfite amenyo yuzuye none unkuriyemo iryinyo nuvuga ngo mbaye ndeka joriti wamenyo uri kubyumva hari ibintu ubona ukavuga uti iki kintu kiraremere ubona ibintu byose nukuvuga ngo ntago bifite uburemere bungana ariko hari ibintu wenda nibura muri rusange ureba ukavuga ngo muri rusange iki kintu ushize kukita rusange iki kintu pe umuntu ukihangana ni wa muntu w'indushye uyabugenewe yayindi ikaremano original imwe ifite karita ivuga ngo njyewe naremewe kuba indushyi nta kindi nakundi nabigera ariko hari ibintu iyo tuvuga ngo izi ngo z'uyu munsi zimeze nk'amagi rusitara gato rugahita rushwanyuka habuzemo uko kwihangana kandi bitera niki nuko umuntu avi waba avuga ngo ngeri kubuninya mu rugo nire sawa ngoma ngiye gushaka umunezero none muri ko gushaka umunezero wowe ushaka ugahagarara ukawushaka n'ubundi nawe uri kubangamira undi uruhande rwawe tukaretse kuri topic gatoya bavuga niba ugiye gushaka ukabwirwa gutyo ikintu bashaka kugira ngo bigaragaze yuko niba ugiye gushaka ntago ugenda urukora inyungu zawe gusa zonyine ahubwo uvuga uti ikizaba cyose nzaba numvikanye n'ubutubanye noneho niyo habagiye kuboneka ikingoye nzihanganira kubiha igihe n'ubundi mu rushako ntabwo uba ukiri wenyine kanze gato hari ukuntu utanga igihe ukavuga uti mbo iki kintu niba atari kucyumva uyu munsi ndamutse umuhaye umwanya nawe agashaka uburyo agira iki ni uko kwihangana biri aho ni uko kwihangana nawe icyo ndi kuvuga reka mama bi banza ngo icyo buretse ntabwo ngenda kivuze muri iyo sansi ni na mpamvu nakizanye ni ukuvuga ngo hari umuntu nk'uko wabivuze ugasanga ugiye kwihangana umuntu araza buri ya nkovu buri munsi ariko biterwa n'icyo wowe wagize inkovu biterwa n'icyo wagize inkovu urumva erega mabi ikibazo kimwe gihari utari kumbwira mbona usa nkaho uri kwirengagiza sibyo birashoboka ko urumva birashoboka ko umuntu yagutera igikomere sibyo
gituma wumva ubayeho ubuzima bwicuza gusa kandi noneho ari kuza buri gihe agiteramo icyo gikomere. Icyo nashatse kuvuga urumva abantu babiri twavuze abantu babiri twavuze nagwaye urugero sibyo ushatse umugabo tanga urundi rwa kabiri ntabwo rwumvikanye neza ngiye kuguha urugero nyine sibyo ntabwo kuko biko ndi kuvuga mbere ko mushaka ushatse umugabo radiyo imanzi yalo wiriwe ndabakunda mani ijye ibaha umutima rero nuko utabizi twe twarashize umutima wacu wabaye akayunguruzo kubera wowe hari umuntu wabwiye undi ngo ugire kuba mubi ku isura ugire no kuba mubi ku mutima ubwo ngubwo ahantu heza muri wowe ni hehe wundi ni ukuvuga yari umuntu mubi byo agira akavuyo agira amahane aba muri karitsiye batamwiyumvamo umuntu yamusomera gutyo kuva yamusomera ubwo yahita amwanga n'aho aciye yakisha umuriro yubwira umuntu ijambo rikamumaramo agasuzuguro urumva ko yamusomeye ati uri mubi ku mutima uri mubi no ku isura ubwo uzafatwa hehe n'abantu ntibakwiyumvamo nawe uravuze ngo agiye abwira umuntu ukamutera igikomere kirimo n'ikotera kandi koko abanyabwenge bari harimo namwe baravuze ngo igikomere cy'isasu cyangwa cy'umusanga cyakira kigasibamo ariko igikomere cyo ku mutima urinda ijya mu ndani ukigifite ni ukuvuga rero abantu bajye bamenya amagambo babwira abantu ayo ari yego ushobora kubwira umuntu ijambo akazaryumva bakanarondora ni ukuvuga rero mujye mubwira abantu bikosora kuko abantu mu isi hari n'undi wabwiye ati undi aturamvuga ikimanuka nawe bazakuvuga ikizamuka ba bandi bavuga abantu bateranye ngo basenya ugasanga ati runaka yambwiye ati yagufatanye n'undi mugabo undi ati yagufatanye n'undi mugore ugasanga nimba zibwiye wowe gatashye wariye akarongo isahani umugeri igikombe umugeri abana bagahungabana abantu birinda guteranya ingo urakoze cyane abantu bateranya ingo ubundi bunguka muri usanga bungukira nta nyungu baba babifitemo mama bi yajya bangotorera arakoze cyane kandi nanone ku rundi ruhande nanone ama buriya nubwo tuvuga ngo hari ibintu bitihanganirwa kandi mfate nk'urugero nk'ubu tuvuge ikintu cyitwa gusindira mu ruhame usibye no kuba n'amategeko dufitana mu gihugu abihana uramutse ufite uwo mwubakanye yaba umugore yaba umugabo burya yinywereye agasinda ariko kwaje kwa planitu wenda muri nk'ahantu mu rugo cyangwa mwajyanye yakumva gatangiye kumufata akakurya urwara ati mugore mwe tugende twigire mu modoka mukigendera ariko atatagiye ngo ahirime ngo warahirimye ku meza ahantu mu kabari cyangwa muri hoteli y'abandi bintu byose birabinyeje hasi abantu baraho bose mana nyagasani iyo video barayifashe ejo ukabonera gutsura kuri social media kandi batabikora ubu ngubu bitabikorwa bikaba rimwe bikaba kabiri bikaba gatatu uwo muntu ashobora gusinda ari ingeso yize mwarabanye atayifite cyangwa yarayiguhishe ukayimenya mumaze kubana akaba ari ingeso wafite atari nawe urimo kubitera kuko ahangaha hari igihe nshobora kuba ari igihe urimo kubitera ni byiza cyane gutekereza uruhare rwawe kubera nshobora kuba yewe ari igihe ubu businzi umugabo wanjye yadukanye akaba ashaka guturuka ku bibazo ndimo kumutera birashoboka noneho njye nkajya hariya nkavuga ngo mu buzima njye navuye iwacu mvuze ko nazihanganira umugabo usinda mu ruhame none urabeho ndagiye ibintu byo kugira ngo nzabe mu mubaro kandi mu by'ukuri kujya gusinda ninjye wabiteye ntabwo uri kwigenzura ngo urebe neza ni ukuvuga ngo impamvu kwihangana ahangaha kugomba guhora buri gihe kukurinda kugukomakoma impande iburyo n'ibumoso igihe cyose ugomba guhita wiganiriza imbere y'ikintu uwo mubakanye yakoze ugomba guhita uza ukicara ukiganiriza n'abafite ruhare ki muri kiriya hanyuma noneho kwa kwihangana kwawe kugakufasha kureka za ngeso zawe wari urimo cyangwa bya bikorwa byawe wari urimo biri gutera uwo mwubakanye kwitwara kuriya umva point yanjye urugo rero rukaba urugo umva nkubwire point yanjye kandi iranakomeye umunsi inateje inkeke mu gihugu no ku isi yego hari abantu batewe ibikomere mu ngo urumva bahora bihangana hejuru y'igikomere ku kindi uyu munsi bafata umwanzuro bakiyahura
uriya muntu ashaka kuvuga ko aba yihoye ubusa, urashaka kuvuga ko aba ari imitete ajyanye kuri etaje kwijugunya. Aba yarabuze iki? Aba yarabuze umunsi n'umwe witwa kuruhuka muri we. Ariko no kuganira, ariko amana ibyo duhora tuvuga, reka nkubwire, ni twebwe tujye twibaza gihe nawe tukibaza ngo u Rwanda rwa 1995 n'u Rwanda rwa 1996 n'u Rwanda rw'ibihumbi 2021, u Rwanda rwari rukaze, rwari rurimo ibibazo, ahubwo aho twagombaga kubona abantu biyahura mu gitondo saa 6 nimugoroba rwaruruye. Ariko mabi twibaza iki niba kintu, twarabashije kwihanganira ingaruka za jenoside yakorewe Abatutsi, uyu munsi akantu ahubwo se niba unaniwe kumwihanganira wamuretse ukamuharira ibye. Njye nakunze umuntu uvuga ati njye nagusigira urugo rwawe ukirwa unigende. Urumva iki aho nyine bigani nyine cyo tukuvuga. Hari ibintu bibiri wavuze byiza nakunze, sibyo? Abantu babiri bahisemo gushakana kubana, sibyo? Umva ko mugenzi wawe ari inshingano zawe. Yes. Kandi nimunabana, urumva icyo navuze cyo kuvuga ngo ntabwo navuze kwihangana birakenewe, ni nabyo byubaka urugo. Urumva icyo navuga ni nayo ibintu bibiri, kwihangana na communication. Ibyo bintu ni mu bigira ku mpande zombi, ntabwo ari uruhande rumwe. Ntabwo urugo rwanyu ruzaba runongo. Twabaje kwikoza uyu munsi ngo ari runongo. N'ubundi ntabwo ruzaba runongo. Kubera iki? Ni impande zombi zose zifite inshingano zo gutanga communication nziza ndetse no kwihangana. Burya mabi urareba mwihanganira uyu munsi, nawe uzi ko mu nshingano zawe ari ukunyihanganira, ukabona uri kuntera kwihangana buri munsi, burya warwana no kugira ngo umfashe kugira umutima nanone wishimye. Dore ndi mukunzi wacu akavuga ngo impamvu babwira umuntu ngo kwihangana ngo nuko baba babizi ko kubaka bivuna. Cyakora byo ubundi bo impamvu tubyita ko bivuna nuko nyine harimo byinshi twamenyereye, bimwe na bimwe tuzigomwa, hari ibishyashya tuziga tutari dusanzwe tuzi ibintu nk'iyo. Niyo mpamvu tuvuga ngo biravuna, ariko ku muntu wabyiteguye mu mutwe wawe ukabishyiramo, nta n'ikintu kiryoha nk'urugo. Urugo ruraryoha, icyo kintu cya mbere kigomba no kiryoha pe. Undi nawe akavuga ngo ubwo baba bamutegurira kuzikorera imizigo. Erega aba nibo batuma tudashaka. Ariko mbere yo gutaha Musinga aravuze ngo mva mbese ko mutubeshya ngo muradukunda mu si n'ukuri twarashize. Gana ndebe reba ukuntu meze uko tugenda mu mwanya mu cyokezo cy'imikino mbere yuko tugenda, kuko mugenzi wacu diragiye kuzana amakuru mu Kinyarwanda, hanyuma Basket na Bob 24 barababwira kuri Sergio Aguero wasezeye ruhago kubera uburwayi bw'umutima, no kuri Man City yarayitsinze ibitego 7. Ubundi na ya kipe y'Abanyarwanda imwe mwita ngo ni Gasenyi, nayo barabayibabwiraho bafite update cyane. Reka tubashimire, mwakoze muraba igiciro gikomeye kuri twe, naho ku munsi w'ejo turi kumwe.